Nguhaye ikaze ku makuru akomeje kuvugwa mu rw'imisozi igihumbi, aho gushyingirwa ari umuco umaze ibinyagihumbi by'imyaka kandi ukaba ushinze imizi ihamye. Ishimwe Vestina nyuma y'ibirori byo gusezera ubukumi bwe ababariya bamuteye imijugujugu bose kugira ngo atangire ubundi buzima ameze neza. Byatangiye tariki ya 15 Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025 ubwo yasezeranaga imbere y'amategeko hariya mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo, ndetse bikaza kumenyekana bigakwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, abantu bose bakaza kubimenya bagatangira gutanga ibitekerezo bitandukanye bavuga bati uyu Ishimwe Vestina yitomboreye umugabo umeze neza, umugabo ubona yuko yakoreye amafaranga kandi akaba ari umukire, bagakomeza kugenda banamushimira n'abandi bamwifuriza ubukwe bwiza, bamwifuriza urugo ruhire, bamwifuriza gutegura ubukwe neza, ubundi bakamwifuriza no guhirwa nk'uko nawe yaratangiye inzira y'abantu bakuru. Ariko ntabwo habuze n'abandi bamuteye imijugujugu bamuvuza amagambo mabi, ndetse amagambo yagiye akomeretsa umutima we, ubundi agakomeza kugenda atangaza yuko nawe byamubabaje, dore yuko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga amagambo akomeye cyane kuri uyu mugabo we Idrissa Odirigo w'Umunyaburkina Faso, bavuga yuko uyu mugabo ngo ashaje, ngo uyu mugabo ngo ndetse bavuga yuko uyu mugabo ngo badakwiranye, ndetse bamwe bakagenda bakomeza bavuga yuko uyu mugabo wa Ishimwe Vestina ngo atamukurikiye kubera urukundo, ngo ahubwo yaba amukurikiye kubera ubutunzi. Bavuze amagambo menshi cyane rero basebya umugabo we, bavuga yuko uyu mugabo bataberanye, ngo amushatse kubera akurikiye amafaranga, ngo ubundi ntabwo baberanye habe na busa. Abantu bavuze ibintu byinshi, bamwe bakagenda banavuga yuko ngo ashatse uriya mugabo ngo kubera yaba atwite, ngo cyangwa se akaba ari ibindi bintu akurikiye, ngo naho ubundi ngo ntago byaba ari gusa, dore yuko bavuze ibintu bigiye bitandukanye bigakomeza kugenda bimubabaza rero bikanamubabaza cyane, ndetse aho yaje kujya ku mbuga nkoranyambaga ubundi agakomeza abwira abantu yuko adatwite, kandi mu by'ukuri ashatse umugabo we Idrissa Odirigo w'Umunyaburkina Faso kubera amukunda cyane, kubera ari inshuti ye, ndetse mu by'ukuri kubera yuko bagiye kubana akaramata bitewe n'urukundo amukunda. Uyu rero Vestina yakomeje kugenda arwana intambara nyinshi, abantu benshi bagenda bamubwira yuko yaba ashatse uyu mugabo bitewe nuko atari urukundo, ariko nawe agakomeza kugenda babwira yuko mu by'ukuri yikundira uriya mugabo kandi amukunda cyane, nta n'impamvu yo gukomeza kumubwira amagambo menshi bamusebereza umugabo cyangwa se bamuvugira umugabo nabi. Nyuma y'uko rero akomeje kugenda ajya mu bitangazamakuru abeshyuzwa cyangwa se abeshyuzwa ibinyoma byakomeje kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, bivuga yuko ashatse uyu mugabo kubera ko atamukunda ahubwo ari ibindi bintu yaba akurikiranye. Nyuma yaho nibwo haje kugaragara umubano utari mwiza hagati ye n'ushinzwe kureberera inyungu z'umuziki we, bakavuga yuko byatewe nuko uyu mugabo wa Vestina yaramusabye guhindura imibereho n'imyitwarire, dore yuko asanzwe ari umwadeperi, yaramusabye kuba yahindura imyitwarire, ndetse nibwo yaje no kuba yatangira gushyiraho imisatsi, ubundi agatangira kwitera ka makeup, kandi n'ubundi iyi ni imico ibidasanzwe mu badeperi, ni imico ibidasanzwe mu by'ukuri muri adeperi. Ibi rero nabyo byakomeje kugenda bivugisha abatari bakeya, abantu benshi bakomeza kugenda bamutera imijugujugu bamubwira bati Vestina ibintu wakoze nibibaho, bamwe nibatinye no kumuhamagara cyangwa se ngo bamwoherereze ubutumwa bugufi bamubwira ati ibintu wakoze na kahoma munwa, ibintu wakoze ntabwo wagombaga kuba wabikoze gutyo, ntabwo tuzi impamvu yatumye ushyiraho imisatsi kandi bihabanye n'imico, bihabanye n'amahame ya ADPR. Ibi rero byakomeje kugenda bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ntihabure n'abamutuka, bamwe bakagenda bamutuka bamubwira amagambo amukomeretsa ndetse bamubabaza cyane, ukabona yuko ari ibintu bitari byiza, ndetse nawe nyuma yaho yaje kujya ku mbuga nkoranyambaga arababwira ati mu by'ukuri urusengero ni umutima w'umuntu, kandi icyo umuntu yemera n'icyo yizera nicyo cy'ingirakamaro. Njyewe muri njyewe ndabizi ko ndi umukristo kandi ibyo nkora ndabizi. Yakomeje kugenda rero abacogoza gake gake, ubundi ubuzima burakomeza. Rero tariki 22 Kamena umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo habaye ibirori byo gusezera ku bukumi bw'uyu Ishimwe Vestina, ari byo bizwi nka bride shower mu ndimi z'amahanga. Ubwo byari ibirori bimeze neza cyane, ibirori bishimishije byitabiriwe n'abakobwa b'inshuti ze za hafi ndetse n'abadamu, bakomeza kugenda bamuha inama n'impanuro, aho ibi birori byaranzwe n'amasengesho, habayemo kuba
bavuga amasengesho atandukanye. Nk'uko bisanzwe rero mu bukwe abantu bagomba kwiragiza Imana kugira ngo ikomeze iyobora ubukwe kugeza butangiye, kuva butangiye kugeza busoje. Ndetse ikindi cyagarutsweho ni uguha inama uyu mukobwa, ubundi hakurikizaho gufata amafoto n'ibindi bigiye bitandukanye no kwiyakira. Byari ibirori byiza bimeze neza cyane kandi bishimishije biryoheye amaso. Abantu bari bahari bishimye cyane, n'amafoto yakomeje kugenda kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, namwe ndatekereza mwakomeje kugenda muyabona. Byari ibintu byiza cyane kandi bishimishije. Uyu rero Ishimwe Vestina uvukana na Kamikazi Dorcas, ikindi gikomeje gutangazwa nuko ku itariki 5 Nyakanga mu mwaka wa 2025 aribwo azashyingirwa imbere y'Imana. Kwiyakira cyangwa se ibirori bikazabera hariya mu Ntare Conference Arena, akaba ariho ubukwe buzabera. Ndetse abantu bafite invitation nicyo gihe cyanditseho uriya munsi w'itariki 5 Nyakanga umwaka wa 2025 azarara ari umugore wa Idriss Odirigo umunyaburkina Faso, umugabo we umukunda cyane byuzuye. Dore yuko rero n'uyu Ishimwe Vestina yamaze guhindura amazina ye akoresha ku mbuga nkoranyambaga, akaba asigaye yitwa Vestina Odirigo, akaba rero yarongeyeho izina ry'umugabo we w'umunyaburkina Faso. Ndetse akaba avuga yuko arakara ko mumara ye, akaba ari inshuti ye magara, ndetse akaba n'umugabo we akaba mukunda bitavugwa. Akaba nawe agiye gutangira cyangwa se akaba yaramaze kwibira mu nyanja y'urukundo. Urukundo rwe n'uyu munyaburkina Faso Idriss Odirigo rukaba rumeze neza cyane, ku buryo ubona yuko ubukwe bumeze neza kandi imyiteguro irimbanyije. Ababyeyi ndetse abavandimwe abo mu muryango we, inshuti ndetse n'abafana be, dore yuko afite abafana be benshi cyane, bakomeje kugenda bamushyigikira, bamutera inkunga, abandi banamusengera, banamwifuriza ubukwe bwiza. Ariko rero nawe mbere yuko ubukwe bwe buba, mbere yuko atangira ubundi buzima, akaba umudamu wa Idriss Odirigo byuzuye, babana mu nzu nk'umugore n'umugabo. Abanje kubabarira abantu bose bamuteye imijugujugu, dore yuko mu by'ukuri atari bakeya. Ababwira ati mwaneye imijugujugu, mwarambabaje, ndetse nababajwe na bamwe b'inshuti zanjye nizeraga, inshuti zanjye za hafi zifatanya n'isi, ifatanya n'abandi, baranyota, bamvugaho amagambo atari meza, barambabaza, barankomeretsa. Ariko ntabwo natangira ubundi, ntabwo naba umudamu wa Idriss Odirigo umugabo wanjye nkunda cyane, nyifite inzika, nyibabariye cyangwa se nyifite umujinya, nyivuga yuko ari abantu bamemukiye mu gihe nari nyiri inkumi, mu gihe nari nyiri umukobwa. Ubu ngubu mfashe umwanzuro, ndabababariye. Ndetse akomeza kugenda avuga yuko abababariye, ubundi atangira ubuzima ameze neza cyane. Uyu rero twavugagaho ni Ishimwe Vestina uririmbana na mukuru we Kamikazi Dorcas, bamenyerewe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bakaba bazwi cyane hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, dore yuko indirimbo zabo iyo bazishyize ku mbuga nkoranyambaga zirebwa n'abatari bake kandi bakazikunda ari benshi, zigahumuriza imitima y'abantu benshi cyane. Reka rero dukomeze twifurize ubukwe bwiza, imyiteguro y'ubukwe myiza y'uyu nguyu Vestina Odirigo, nk'uko asigaye yitwa ubu ngubu. Agiye kubana n'umugabo we Idriss Odirigo wo muri Burkina Faso, umukunda bihebuje, ndetse nawe akaba amukunda bihebuje, ubundi ubuzima bwe bukongera bukamera neza cyane. Ubu mu minsi mikeya ku itariki 5 Nyakanga umwaka wa 2025 arabatangiye ubundi buzima bwe ku buryo bwuzuye, dore yuko no muri biriya birori bakomeje kugenda bamuha inama n'impanuro zitandukanye zizatuma yubaka urugo rwe rugakomera kandi rukamera neza. Rero nongera kukwibutsa yuko hano ari kuri Magic Media Rwanda nk'ibisanzwe, aho tugenda tukugezaho amakuru atandukanye yabakomeje kugenda avugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga, ubundi ukayamenyera ku gihe. Reka rero ngushimire nkubwira yuko ugomba kuba wakora subscribe. Ni ikintu cy'ingenzi cyane gukora subscribe, kubera yuko amakuru yose azajya kugeraho 5 kuri 5. Mu gihe uzaba warakoze subscribe, uzajya ubona notification ikwereka yuko ari indi nkuru nshyashya dushyizeho. Ariko mu gihe utarabikora, mu by'ukuri bizajya bikugora cyane. Ni amahitamo rero yawe rero uyu mwanya wo kuba wakora subscribe hano kuri Magic Media Rwanda, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka rero mwifurize amahoro n'umugisha, mwifurize amahirwe, guhaha ukaronka, kugira ubuzima buzira umuze, ndetse ubundi Imana igakomeza ikakurinda aho uri hatandukanye. Ubundi rero nanjye reka nkubwire ngo reka tuze gusubira mu zindi nkuru ziraba zigezweho. Ciao ciao.